mukobwa yari afite dayimoni umuvugisha amagambo meza, ariko mu by'ukuri umutima we wanduye. Uyu mudayimoni yamaze gufata abantu benshi. Umuhungu araza mukaganira, mu mutima we igisunika ni ubusambanyi, ariko wajya kubona ukabona ku kiriyo cy'iwanyu yaricaye, wapfushije papa wawe na mama wawe, akakubwira ati ntacyo uzamburana, tuzaruhana. Waba ukamubwira uti ndumva ndushye, ukabona akaboko kawe aragafasha akegetse ku rutugu rwe. N'impuhwe zahe yaje kuguprofita mu kiriyo cy'iwanyu kuko azi kujagaraye. Abadayimoni bashobora gutera umuntu kuvuga amagambo meza kandi umutima wari mubi. Ntukajye ugira ngo umuntu wese ukubwiye ndagukunda mu mutima niyo ibirimo. Ntukajye ugira ngo umuntu wese ukubwiye ngo azagushyigikira hazaza, ntukagire ngo ni impuhwe z'Imana. Ntukajye ugira ngo abantu bose ubona ku mateleviziyo na za YouTube channel bavuga amagambo y'Imana ngo ugire ngo ni Imana ibasunika. Dayimoni hari igihe areba agahumuna amagambo meza kandi umutima wari mubi. Igihe bafataga Paulo na Sila babajugunye muri gereza, hari undi muntu wa gatatu bafungiyemo batazi. Kristo yinjiranye n'abana be. Ujye wirinda kwinjira mu bigeragezo uri wenyine. Igihe cyose uzinjira kwa muganga urwaye, uzemerere Kristo mwinjirane mu bitaro, azakuvura. Igihe cyose uzinjira mu bupfubyi, uzabwinjiranemo na Kristo. Kubera iki? Ikibazo cyose umuntu yakwinjiramo atari kumwe n'Imana kiramwahageza kikamwambika ubusa. Hari abantu mu buzima bahora bafite alternative imwe yonyine yo kwiyahura. Umuntu akicara, umuhungu yamubenga, agahita avuga ati ndarya ikinini cy'imbeba mfe n'ubundi nta kintu naba maze. Musore mwiza usa kuri uncitse, tumaze igihe dukundana tugendana, hoya naba nsebye. Oya, kwiyahura ni iturufu ya nyuma Satani aho abantu bamukoreye. Kwiringira niyo turufu ya nyuma Imana iha abantu bayikorera. Amen. Urahitamo iki? Igihe cyose uhuye n'ikibazo jya wiringira Imana yuko inzira izaboneka. Ariko igihe cyose akantu kabaye kose, njyewe ndiyahura, papa wawe ukamusaba ikintu akakikwima, wajya kumva papa wawe wakubyara kwiyakanya aravuze ati ubundi njyewe nkurikije ukuntu nsa n'ukuntu usa mbona utari umukobwa wanjye, uzabwire nyoko agushakira undi so. Aragukomerekeje ntagukomerekeje. Ntabwo igisubizo ari ukwiyahura, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko abihakanywe n'ababyeyi Yesu yiteguye kubabera umubyeyi muri ubu buzima n'ahazaza. Ntukajye ucika intege. Ntabwo kuba iwanyu bakennye, ntabwo kuba amashuri icyo wakekaga, ntabwo kuba umuntu yakubwiraga yuko ugiye kubona green card, ntabwo kuvuga yuko wari ugiye kubona buruse yo hanze, ntabwo kuvuga yuko ubukwe bwawe bwaburaga amezi 3 cyangwa 4 ngo bube none bukaba bipfuye. Igisubizo ari ukwiyahura. Oya, Bibiliya iravuga ngo iki? Akimara gukura inkota ye, kuko n'ubundi nta byishimo by'umutima yari afite. Bibiliya iravuga ngo nuko agiye kwiyahura, Paulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi, twese turi hano. Amen. Ahantu Imana iri nta muntu uba ukwiye gupfa. Ndagira ngo nkubwire mushiki wanjye, wowe wari urimo kwiyahuza inzoga muri no minsi, muri umuna wanjye wowe udafite umunezero, urimo kugenda ukajya mu tubyiniro, wowe usigaye wikingirana mu cyumba ugahorana umutwe, ugahorana igifu, ukareba ubuzima, gushwana kwa papa wawe na mama wawe, uri mukuru ariko ibintu urimo kubona iwanyu ntibisobanutse. Wikwigirira nabi. Mwisi Imana ihafite itorero ryayo, mwisi Imana ihafite abantu bayo. Wikwigirira nabi, hari abantu bashobora kugufasha mu gasenga. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Reka mbasabe aho muri buri muntu wese aho ikiganza wo bicaranye amwifurize igitondo cyiza. Murakoze. Hari abicaranye n'abarakare nabibonye ariko mwihangane. Hari umuntu wirirwa n'umushiha kana ubyukana. Ngo nyine niba mwicaranye nta kundi nyine.
ariko kuramuka biba ari ibintu Imana yakoresheje imbaraga nyinshi. Iyo ubyutse uramutse, nubwo waba uramutse ibyo washakaga byose utabifite, ariko kuramuka ni igishoro gikomeye. Ubu uwababwira abantu bari muri CHK bari mu mamashini yo kugira ngo babongerere umwuka uko bangana. Icyo nagira mbabwire ni kimwe, ubuzima bw'umuntu burahenze ku buryo ahagaze uko ahagaze gusa ubwabyo biba bigaragaza ko ahenze. Ndagira ngo rero dushime Imana yaduhaye ibihe byiza, dushime Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza hano mu kigo bubona yuko ijambo ry'Imana rigomba gutambutswa rikaba ibanze kandi rikaba fondasiyo ya byose. Imana ibaha umugisha. Reka nshimire abanyeshuri ejo bihanganye umuriro umaze kubura bagatuza, ngakoresha ijwi nta byuma kandi tugakomeza tukumva. Mwiha amashyi rwose. Erega ubundi muri beza nuko Satani abiba umugono akabavangira rwose. Satani nawe araduprofita acunga turangaye agahita kubyaza ibintu by'umusaruro bipfuye, ariko mu ijuru hari Imana. Muri iki gitondo nishimiye kongera kubana n'abarimu bagenzi banjye ndetse n'abayobozi batuyobora. Imana ibaha umugisha. Muri iki gitondo dufite icyigisho gikomeye gisaba yuko utekerezaho cyane, ariko mbere yuko twiga icyo cyigisho ndashaka kureba abanyeshuri nka 3 nshobora no guhemba bibaye ngombwa bitewe nuko bari bunsubize, baze bambwire iyo umujene muganire akakubwira ngo ibyishimo birahenda, abashatse kuvuga iki? Ibyishimo birahenda. Abasore bari he? Abasore bavumba ibyishimo by'abandi se bo nta byabo bagira. Mbonye umukobwa umwe, dore nuko nguko amahirwe abagenda. Iyizire ngwino tambuka. Ibyishimo birahenda. Use woraza kunsubiza neza ra? Ahora umuyobozi w'itorero icara. Animate wanshakiye umujene usobanutse koko. Uyu ni umuyobozi w'itorero waba afite ukuntu bikandagira ngo abantu batabareba nabi. Aha, ikushangwa hino hano. Ariko buriya muri tourisme mwadushakiye umuntu. Abantu bo muri tourisme bo biga n'amasomo yo kwishima. Iyo ushaka kwishima ushobora kubwira umuntu wo muri tourisme. Yego, mwegere hino. Iyo uje hano imbere ubu tuba tuje gufatanya. Egera hino, uratubwira amazina, utubwire kuri iki gihe imvugo ivuga ngo ibyishimo birahenze, ibyishimo birahenda, ibishaka kwerekeza kuki? Murakoze. Imana ni nziza. Amazina yanjye nitwa Ingabire Alice, nkaba niga level 4 computer system. Rero iyo abantu bavuze ngo ibyishimo birahenda, nuko ibyishimo ari ikintu kitagurwa cyangwa se ngo kigirire igiciro runaka. Rero ikintu cyose kitabasha kugurwa, navuga ngo ikintu cyose cyagurwa, niyo cyaba gihenze amafaranga menshi, ayo mafaranga bashobora kuboneka kikaboneka. Ariko ikintu utagura amafaranga cyangwa ngo kigurane ikindi kintu kiba gihenze. Yego, egera hino. Uyu nguyu avuze nk'umuntu usenga. Iyo wikubitaniye n'umuntu wifitiye amadredi arimo kubyina nta muziki nta ekuteri ubona mu matwi, yarangiza akakubwira ngo ibyishimo birahenda mani, abashatse kuvuga iki? Murakoze. Nitwa Niyonshuti Arno. Iyo bashatse kuvuga ngo ibyishimo birahenda nyine nuko abivuze nyine ibyishimo nyine ntago wabigura tu. Ntago wabigura nyine. Igire hano. Yego, egera hino. Muraza kuza kumbwira uwatsinze. Uhuye n'umuntu ni umusinzi, ipantaro arimo arayifata hano kuko n'umukandara yawunywereye. Uramubaje uti se umukandara uri harakubwiye ati ibyishimo biba byahenze. Tajya nkubaze ibyishimo birahenda bishatse kuvuga iki mu buzima bw'abantu bo hanze badasenga? Imana ni nziza kandi ibihe byose. Nk'uwo muntu w'umusinzi ibibazo mba numva nyine biba byamurenze,
akumva nyine ikintu kiri bumufashe we nko mu bitekerezo bye ari uko agiye muri izo nzoga akareba ko yabona ibyishimo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko ibyo byishimo aba ari bubibone, ahubwo nyine niko Satani aba ari kumwongoza ngo abigenze. Buhagaze hano egera hino muraza guca urubanza. Uyu waravuze ati shitani aba yamwongoje, kandi koko yego ibyishimo birahenda. Hari ukuntu umujene yemera umukobwa ugasanga yambaye akantu kameze nk'isutiye gusa n'akantu k'akajipo kagera aha, ukabona ari kuri moto, abagabo bifubitse imipira, imbeho yateye, imvura irimo kujojoba, n'umumotari arimo kuvuga ati singutwara harakonje. Ariko yarangiza umukobwa akakubwira ngo ibyishimo bigira gute? Birahenda. Ubundi ibyishimo kuki abakristo bavuga ngo ibyishimo birahenda n'abapagani bakavuga ngo ibyishimo birahenda? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nyiramuntu Sara, ni Garevo 5 FBO. Ibyishimo birahenda nkuko umukobwa hari agaciro agira mu bantu, agaciro nako karahenda. Ku mukobwa rero ubifata gutyo akambara ibintu nk'ibyo mu gihe cy'imvura, ukabona we yambaye ikintu nyine ubona kitamwubahije ahantu hose, ku buryo n'umuntu ushaka kuba yamutwara amureba akabona ntago nyine bimuteshema kuba yamutwara muri iyo mvura, akamwandurura kuri iyo mvura. Niyo mpamvu ubona ko kuri we nyine ibyishimo byamuhenze kuta agaciro kiwe akitwara gutyo. Murakoze. Murakoze cyane. Ndashaka abasore bane Multimedia, ubu niyo tugezemo. Abantu muri Multimedia mwebwe rwose ni namwe mufotora ibirori, mushobora kumenya ibirori biryoshye n'ibitaryoshye. Ndashaka umukobwa n'umuhungu bambwira definition y'ibyishimo. Definition y'ibyishimo. Multimedia, aya ni amahirwe arimo kubatambukaho, kandi ubu mpamagaye uza kubyina akaraga umutwe hasi bazi. Yego ngwino. Aha, babonetse. Hari n'undi hari ushyize ikiganza hejuru. Ngwino hano. Ubundi ngwino hano. Wowe duhe mapu neza, mapu y'ibyishimo. Ibyishimo ni iki? Yego murakoze. Nitwa Christian, ni Garevo for Multimedia. Kuri njyewe numva ko ibyishimo ari ukumanura ipantaro cyangwa ntusubize kirokore rwose, subiza neza. Yego. Ni ukumanura ipantaro cyangwa kuzamura ijipo. Yes. Ibyishimo, mutega amatwi. Uyu musore ndamubwiye ngo ntasubize kirokore. Kuri we ibyishimo ni ukubona ipantaro yari yambaye hano yayishyize ku kibuno, ariko nanone arangije ashyizemo akandi kantu, aravuga ngo ntago biba bivuze ngo niwe, ahubwo ni mu mboni y'urubyiruko rw'uyu munsi. Abajene benshi bumva ko ibyishimo byabo bituruka ku kuzamura ijipo. Kuzamura ijipo ni ugusambana, nibyo ashaka kuvuga. Yes, aho niho abenshi batekerereza. Ariko nshaka kukubaza, wumva ufite ubushobozi buzazamura amajipo y'isi yose? Aho naho gutekereza. Umubwiriza ati ubikore byose uko ushaka, ariko wibuke ko nyuma bizajyanwa hehe? Mu rubanza. Yego, ibyishimo ubundi mu by'ukuri ibyishimo ni iki? Mse neza. Amazina ni Mugisha Benjamin, ni Garevo 5 Multimedia. Ndasobanura ibyishimo muri kategori ebyiri. Kategori ya mbere ku muntu utaramenya Yesu, natanga nk'urugero wenda ku mukobwa. Hari igihe usanga hari nk'ikintu runaka ashaka kigendanye n'uburyo ashaka kwishimamo, wenda ashobora kwisora mu ngeso y'ubusambanyi kugira ngo wenda abone nk'amafaranga runaka ari bukoreshe mu kubona ibyishimo bye. Kandi kategori ya kabiri ku bantu bazi Imana kandi bayizera, navuga ko ibyishimo
bagakwiriye kubisanisha n'amaraso Yesu yamenye ku musaraba, kuko ayo maraso yari ay'agaciro kandi niyo twita ko tuboneramo ibyishimo kuri uyu munsi wa none. Amaraso ya Yesu nyine niyo aduhesha ibyishimo dufite ku munsi wa none nk'abantu bizera Imana. Wahagaza egera hino nkwibarize, wowe turi bukorane neza. Egera hano nkwibarize, iyo urebye ibi byishimo urimo gutegura, ibyishimo ubamo, uba ubona bizageza mu myaka ingahe? Ibi byishimo by'abajene babamo ubona bifite garanti ingana gute? Utekereza ko wenda uzangana na directeur gatoya ukibifite? Ese uzangana nanjye ubona uzaba ukibifite? Wowe ha garanti ibi byishimo abajene baba bakurikiye, umbwira uti byibuze bigeza muri iyi myaka? Sinzi, buri wese afite garanti yiwe, gusa njyewe bizarangirana n'imyaka 25. Arimo arareba imyaka afite akabona ibyo byishimo, ibyo yita ibyishimo uyu munsi bifite garanti yo kugeza ku myaka 25. Imyaka 25 nirangira urapanga kuzakora iki? Uzahindura ubwoko bw'ibyishimo ushakisha ibindi dukopeze? Nzahindura ubwoko bw'ibyishimo. Ushaka ubuhe? Ushaka ubuhe? Sindamenya. Mumumera amashyi menshi cyane. Arimo arakoresha imbaraga zose ngo ashake ibyishimo. Ashobora kuba afite imyaka nka 18, 19, ariko ibyishimo bye bifite garanti y'imyaka 6. Nyuma y'imyaka 6 ibyishimo bye ruzishakira. Muri aba bantu uwatsinze ninde? Batsinze bose cyangwa abemeza ko batsinze bose? Aha, abatsinze mu ntoranyirizemo 3 batsinze kurusha abandi. Ubu rero ikibazo nari ngiye guhagurutsa umuyobozi directeur kugira ngo aza turobanurira, ariko kubera ko afite amaraso y'ububyeyi ubu yahita avuga ngo bose batsinze. Ariko reka duhe ikizami master igera hino. Coordinateur wa PADE, ukurikije iby'aba bantu batubwiye, ariko nawe wadufasha kuko umaze kugira ubunararibonye, ufite umugisha. Ese koko ibyishimo aba bantu ibisubizo baduhaye byose nibyo? Nuriya mugabo aratubwiye ati ibyishimo byanjye ni 2 ariko birabura imyaka 6. Aba bantu batsinze mbahembe bose, mpembemo 3, ntoranyiriza abo mpemba. Ubundi umuntu wese waje kumurima arahembwa, bose bakwiriye guhembwa, ariko nkatoranyamo 2 kurenza abandi. Muri iyi si ibintu ni 2 bikaba binahagarariye ibyo byishimo, ni ugukiranuka no gukiranirwa. Ndatoranyamo umwe wahagarariye gukiranuka, wavuze ati uyu munsi wa none ibyishimo byacu bishingiye ku maraso ya Kristo. Yego. Nkatoranyamo n'undi nawe wahagarariye gukiranirwa, werushye. Ubuzima tubayemo nubwo kandi bufite iherezo, turanabizi ko bufite iherezo, ariko nta kundi twabigenza, tuzamanura ipantaro tuzamura ijipo. Ni umuhungu. Bibiliya, ndamuha Bibiliya. N'uyu nguyu ndamuha Bibiliya. Aba bandi uko ari
ndabaha agatabo kitwa imibereho yejejwe. Ndagira ngo animateri ni utibagirwa, animateri andebera amazina y'aba bantu, kubera ko aba bantu baduhaye isomo rikomeye muri iki gitondo. Ubandebere. Ejo nanone dufite ikindi kizami, ariko mu kizami cy'ejo nta mudive uzajyamo. Ndagira ngo nsabe buri muntu wese ufite usenga n'utagira idini agenda atekereze. Harya babyita ngo icy'abakinnyi iyo bari bukine barara muki, babyita ngo iki? Mugende mwitegure buri muntu wese. Ejo hano hari impano zidasanzwe. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibakomeze. Wowe buretse gato. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugize umugisha muri iki gitondo wo kuganira ku byawe. Abana bawe batugaragarije uko sosiyete rusange imeze, ariko uri Imana ifite ububasha bwo guhindura amateka. Uri Imana ifite ububasha bwo guhindura ahazaza hacu. Ubwo tugiye gusoma ibyanditswe byera, duha amaso adasimbuka iby'ingenzi, duha amatwi yumva icyo umwuka abwira itorero. Reka mu buryo bw'umwuka ikiganza cyacu tukirambure kugira ngo udupfumbatishe kurama, udupfumbatishe ubwenge, udupfumbatishe ibyishimo. Kandi muri uyu mwanya ku musozo w'iki cyigisho ntihagire undi bareba uretse wowe watubambiwe i Karuvari. Ni wowe witeguye kutwambika imico myiza, kuko uri umuhanga mu kudoda. Watudodeye ikanzu yera biciye mu maraso yawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu ijuru no mu isi, kandi turifuza yuko izina ryawe rihabwa icyubahiro no mu mibiri yacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana umuntu ibyishimo byahenze. Umuntu ibyishimo byagize gute? Byahenze. Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 16, Bibiliya itubwira abigishwa ba Yesu babiri, ari Paulo yari ari kumwe na Sila cyangwa se Silasi. Paulo na Silasi bari bagiye mu murimo w'Imana, ariko mu gihe bari barimo kugenda bahura n'umukobwa wari ufite abadayimoni. Uyu mukobwa wari ufite abadayimoni, Bibiliya itubwira ko uyu mukobwa yungukiraga ba shebuja. Mu magambo make, abadayimoni bari bamurimo nta nyungu yabakuragaho, ahubwo inyungu zivuye mu badayimoni bari bari murimo, izo nyungu zungukiraga ba shebuja. Ndagira mbabwire ngo uyu munsi wa none bishoboka ko waba uri mu bibazo, bishoboka ko waba ufite ubuzima bugoye, ariko hari abantu baprofitira mu bibazo byawe bo bakabikuramo inyungu. Uyu mukobwa ahuye na Paulo, uwakurikira Paulo natwe arasakuza ati, ndi ku murongo wa 16 n'uwa 17. Uwakurikira Paulo natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barabwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi aguma kubigenza atyo, ariko Paulo abonye ko uwo mukobwa murembeje arahindukira. Paulo abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Mukobwa yari afite dayimoni umuvugisha amagambo meza, ariko mu by'ukuri umutima we wanduye. Uyu mudayimoni yamaze gufata abantu benshi. Umuhungu araza mukaganira, mu mutima we igisunika ni ubusambanyi, ariko wajya kubona ukabona ku kiriyo cy'iwanyu aricaye, wapfushije papa wawe na mama wawe, akakubwira ati ntacyo uzamburana, tuzaruhana. Waba ukamubwira uti ndumva ndushye, ukabona akaboko kawe aragafasha akegetse ku rutugu rwe. N'impuhwe zahe yaje kuguprofita mu kiriyo cy'iwanyu kuko azi kujagaraye. Abadayimoni bashobora gutera umuntu kuvuga amagambo meza kandi umutima wari mubi. Ntukajye ugira ngo umuntu wese ukubwiye ndagukunda mu mutima niyo ibirimo. Ntukajye ugira ngo umuntu wese ukubwiye ngo azagushyigikira hazaza, ntukagire ngo ni impuhwe z'Imana. Ntukajye ugira ngo abantu bose ubona ku mateleviziyo na za YouTube channel bavuga amagambo y'Imana ngo ugire ngo ni Imana ibasunika. Dayimoni hari igihe areba agaha umuntu amagambo meza kandi umutima wari mubi. Uyu mukobwa bamaze kumukuramo abadayimoni,
Bibiliya iravuga ngo bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila barabajyana, barabakubita, babajyana kubafungisha. Imana yari yarabonye Pawulo mbere witwaga Sawuli. Sawuli yari yarihannye, ibyishimo by'umutima nawe byari byaramuhenze, byari byaramusabye guhindura akazi, byari byaramusabye guhura na Kristo, ku buryo Pawulo yari afite ijisho ryahoraga ririra. Pawulo yari yarasabye imbabazi ku mugaragaro, kandi arangije atera umugongo ibibi yabagamo aza mu byiza. Pawulo yari yaremeye ajugunya icyubahiro gikomeye cya politike yabagamo, aza guhinduka umuboshyi w'amahema. Kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda, nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Uyu musirikare babarindishije we noneho yari umurakare. Icyambere yari afite urugo rutabamo amahoro. Abamurebaga agenda babonaga ari mubi, ariko ntibabimenye. Yari abuze amahoro yo mu mutima, adafite amahoro yo ku kazi, kandi nta n'amahoro yo mu rugo yari afite. Uyu mugabo yari umurakare. Iyo bakuzanaga ntiyari akeneye kumenya dosiye bagufungiye, yarazaga, yari umuntu uhimba amayeri yo gufunga umuntu agapfa nabi. Agiye kubona abona Pawulo na Sila barabazanye, yarabarebye, arangije ahita avuga toke ndafunga amaguru yabo, bazamugare bicaye bo kuzagira intambwe batera. Amaguru yahise ayafunga, ariko bitewe n'uko Imana ikunda abantu bayo, Bibiliya iravuga ngo nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzagutwika, nta ntambwe n'imwe uzatera ntari kumwe namwe. Igihe bafataga Pawulo na Sila babajugunye muri gereza, hari undi muntu wa gatatu bafungiyemo batazi. Kristo yinjiranye n'abana be. Ujye wirinda kwinjira mu bigeragezo uri wenyine. Igihe cyose uzinjira kwa muganga urwaye, uzemerere Kristo mwinjirane mu bitaro, azakuvura. Igihe cyose uzinjirira mu bupfubyi, uzabwinjiranemo na Kristo. Kubera iki? Ikibazo cyose umuntu yakwinjiramo atari kumwe n'Imana kiramwahagiza, kikamwambika ubusa. Muri iyo gereza Pawulo na Sila agahinda karabarenze, bibaza ibintu bibabayeho. Abantu bagiriye umuntu neza, none bo bagiriwe nabi, birabacanga. Bimaze kubacanga, bumva batangiye gutekereza nabi. Satani nawe yaratangiye gusa n'ubegera. Bibuka yuko hari ikintu cyiza Imana yakoze. Babafunze amaguru, babafunze amaboko, ariko ntago bafunze umutima n'umunwa n'ibitekerezo. Kuko ibyo baravuze bati rero gutinda tuvuga ibibazo bitubayeho Satani ari budufatiremo, ahubwo tugiye gukora ikintu kimwe, dusenge ubundi turirimbe. Nibyo bintu bibiri dushoboye. Ndagira ngo nkubwire, mu bibazo by'iwanyu, mu bibazo by'ubuzima bwawe, mu bibazo by'ahazaza hawe, Satani azakwambura ibintu byose, ariko hari ibintu bibiri Imana itakwemera ko Satani akwaka. Icyambere kuyiririmbira, icya kabiri kuyisenga. Ntago Satani ashobora kubikwaka. Mu gihe bari barimo kuririmba, ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Amen. Buriya nagira ngo mbabwire, mu bigeragezo byacu, mu makuba yacu, haba hari abantu barimo kutureberaho umwanzuro turi bufate, ngo nabo aba ari wo bagira gute bafata. Niyo mpamvu nuba uri mu bibazo ubizi kuza Imana, jya utuza, kuko iyo unesheje ikigeragezo hari abantu bahita baza kugusura bakakubwira bati uri umuntu w'Imana, ibi birankomeje nanjye nzaba umuntu w'Imana. Ariko ikigeragezo iyo kikugaraguye kikakwambika ubusa, hari abantu bahita bavuga ati ni ukubabona bajya gusenga n'abesikoro n'abatubuzi. Nshuti zanjye, barangije Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Iyo igishyitsi gikubise, iminyururu yahise icika, ibintu birahinduka muri iyo gereza. Uwo murinzi arakanguka,
abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse agira ngo imbohe zacitse, arangije akura inkota ye. Hari abantu mu buzima bahora bafite alternative imwe yonyine yo kwiyahura. Umuntu akicara, umuhungu yamubenga agahita avuga ati ndarya ikinini cy'imbeba mfe n'ubundi nta kintu naba maze. Musore mwiza usa kuri uncitse, tumaze igihe dukundana tugendana, hoya naba nsebye. Oya, kwiyahura ni iturufu ya nyuma Satani aho abantu bamukoreye. Kwiringira niyo turufu ya nyuma Imana iha abantu bayikorera. Amen. Urahitamo iki? Igihe cyose uhuye n'ikibazo jya wiringira Imana yuko inzira izaboneka. Ariko igihe cyose akantu kabaye kose, njyewe ndiyahura, papa wawe ukamusaba ikintu akakikwima, wajya kumva papa wawe wakubyara kwiyakanya aravuze ati ubundi njyewe nkurikije ukuntu nsa n'ukuntu usa mbona utari umukobwa wanjye, uzabwire nyoko agushakira undi so. Aragukomerekeje ntagukomerekeje. Ntabwo igisubizo ari ukwiyahura, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko abihakanywe n'ababyeyi Yesu yiteguye kubabera umubyeyi muri ubu buzima n'ahazaza. Ntukajye ucika intege. Ntabwo kuba iwanyu bakennye, ntabwo kuba amashuri icyo wakekaga, ntabwo kuba umuntu yakubwiraga yuko ugiye kubona green card, ntabwo kuvuga yuko wari ugiye kubona buruse yo hanze, ntabwo kuvuga yuko ubukwe bwawe bwaburaga amezi 3 cyangwa 4 ngo bube none bukaba bipfuye. Igisubizo ari ukwiyahura. Oya, Bibiliya iravuga ngo iki? Akimara gukura inkota ye, kuko nubundi nta byishimo by'umutima yari afite. Bibiliya iravuga ngo nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi, twese turi hano. Amen. Ahantu Imana iri nta muntu uba ukwiye gupfa. Ndagira ngo nkubwire mushiki wanjye, wowe wari urimo kwiyahuza inzoga muri no minsi, murumuna wanjye wowe udafite umunezero, urimo kugenda ukajya mu tubyiniro, wowe usigaye wikingirana mu cyumba ugahorana umutwe, ugahorana igifu, ukareba ubuzima, gushwana kwa papa wawe na mama wawe, uri mukuru ariko ibintu urimo kubona iwanyu ntibisobanutse, wikwigirira nabi. Mwisi Imana ihafite itorero ryayo, mwisi Imana ihafite abantu bayo. Wikwigirira nabi, hari abantu bashobora kugufasha mugasenga. Ntago igisubizo ari ukwiyahura. Nshuti zanjye, uyu mugabo amaze kubwirwa ibyo, umurongo wa 29, Mwuka w'Imana yinjiye mu mutima we, Mwuka w'Imana akabakaba ubuzima bwe, yibuka indirimbo za mbohe zaririmbaga, areba uburyo inzu y'imbohe ikinguwe ariko ntizicike, areba uburyo barimo kumuvugisha, areba abantu boroheje ubona ari abantu bakandagira, ari abantu ba feke, ariko yibaza ukuntu Imana ikora operasiyo yo guteza umutingito kugira ngo ibakingure. Abona n'abantu badasanzwe, Umwuka w'Imana akabakaba umutima we, ubwiyemezi bujya hasi. Arangije Bibiliya iravuga ngo atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati batware, nkwiriye gukora nte kugira ngo nkire? Muvuge ngo amena. Kimwe mu bintu bigaragaza ko Kristo yinjiye mu mutima, ikintu cya mbere kigaragaza ko hari umucyo w'Imana urasiye umutima wawe, ikintu cya mbere kibigaragaza ni ukubaha. Buriya nubona uhagarara imbere ya mama wawe ugafunga isura, ugahagarara imbere ya mwarimu wawe ukamufungana umutwe, ugahagarara imbere y'abantu b'abayobozi muri politike ugafunga umutwe, wahagarara imbere ya bagenzi mbega ugahora wumva uri umuntu ufunze cyane, kiba ari ikimenyetso ko nta mucyo w'Imana wari winjira mu mutima wawe. Abantu yari yafunze ari abanyururu, kubw'uko Mwuka Wera yinjiye mu buzima bwe, hari ikintu Imana itangiye gukora, yahise abita abatware. Kinyabupfura ni kimwe mu bintu byerekana umuntu Imana yatangiye kugira ikintu ikoramo. Iyo woroshye, Imana birimo kuguhindura umuntu ukomeye. Iyo wikomeje, isi birimo kuguhindura umuntu w'amafuti. Ako kantu ushaka ahantu kambikira,
mugerageze mwiyoroshye. Igisiga iyo kiri mu kirere kugira ngo kidahanuka nk'ibuye bisaba ko kiyoroshya, kigakoresha umuyaga wagombaga kugihirika, umuyaga akaba ari ugitwara. Iyo wiyoroheje ibikuzaho bimeze nk'ibibazo nibyo bituma ugira stabilite. Bitari ibyo ubuzima buragoye. Batware, nkora iki kugira ngo nkire? Urimo urakora iki kugira ngo ukire? Atari ugukira gusa mu by'umubiri, mu buryo bw'umwuka. Kubizi kufite umuco wakunaniye, ufite icyaha kikuziritseho, kandi Bibiliya iravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Ukaba ubizi yuko ahazaza hawe niyo urose urota amaherezo yawe atari meza. Ukaba ufite mu biganza ibintu upfumbase Imana ishaka kujugunya kugira ngo nayo igupfumbatishe. Ibi bintu biragusaba kugira icyo ukora. None urimo urakora iki muri no minsi kugira ngo ukire? Urimo urakora iki muri no minsi kugira ngo ukizwe? Papa wawe na mama wawe ntibazagukorera icyo kintu, padiri na pasiteri na shehe ntibazagikora. Icyo ni ikintu Imana ikorera umunyabyaha bihuriye face to face. Nshuti zanjye, amaze gukora iki ngiki, Bibiliya iravuga ngo baramusubiza bati, icyambere mutega amatwi icyo byamusabye kugira ngo agere ku byishimo. Icyambere Bibiliya iravuga ngo baramusubiza bati, icyambere ugomba gukora, izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Amen. Kwizera umwami Yesu urakira. Iyo umwami Yesu agukijije, utangira gukiza n'abo wari warazengereje. Ubu muri mwebwe mwicaye aha hari abantu ababyeyi babo batangiye kurwara imivuduko y'umutima, amaraso agenda nabi. Hari abantu bafite ababyeyi bamaze kurwara stroke, baragize paralize y'uruhande rumwe. Kubera iki? Umumama arimo arakureba akabona wari umaze kuba umukobwa w'inkumi, none moto zose ni wowe ziza gutwara. Urahaguruka useka ukagaruka urira wasinze. Iwanya aribo barimo kugenda bakuzamurira amajipo b'abasore bayamanuye. Umubyeyi yarangiza akavuga ati, Mana, kuki wemeye ko mbyara uyu muntu ari umukobwa? Kuki utamvunjiye ngo umuhindure umuhungu? Kubona byanze. Kandi ubwo mama wawe abaturanye n'undi mumama nawe ufite umuhungu, bagenda bahamagara, umwana wawe tumusize kwa Kabuga, muzajye kumureba. Byagenze guse? Twamufatiye mu itsinda ry'abantu bacuruza urumogi na kanyanga, kandi mu by'ukuri twasanze nitera za nshinge, none tugiye kumugufasha kuko umwana n'uw'igihugu, tuzamumarana imyaka 2. Ako kanya wajya kubona ukabona bakuzaniye uruhinja. None se uyu mwana bita? Iwabo ni ahangaha, ise yateye inda ntiyagaruka, umwana wanyu nguyu. Ibibazo biravuka. Icyo nashaka kuvuga ni kimwe, umuhungu udafite Yesu n'umukobwa udafite Yesu bose bazengereza kimwe. Ariko Bibiliya iravuga ngo niwizera umwami Yesu ukamugira umutima nama wawe, Kristo akaguhindurira ubuzima, akagukuramo amaraso, akaguhaye imashini. Hari imashini numvise iri Butare na hano i Kigali irahari. Abantu barwaye indwara zidakira zigoranye barabagenda bakabatereka ku mashini, barangiza bakayishyiraho imitsi, amaraso yawe mabi akazaza agenda agaca muri ya mashini. Imashini kaza kugarura ya maraso ari iki? Ari meza, akagusubiramo. Iyo sirikirasiyo rero, uramutse udafite mituweli, uramutse udafite abaterankunga, ako kazi ko kugira ngo amaraso mabi asohoke hinjira yunguruye, nibyo bintu bya mbere bihenda mu Rwanda, mu buvuzi bwo mu Rwanda. Ariko nagira ngo mbabwire, Kristo yemeye gucomeka imitsi ye ku mitsi yacu kugira ngo amaraso yacu mabi yinjire muri we, kuko biravuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Kristo yemera yuko twicomeka kuri we, ubwiza bwe arabuduha kugira ngo afate ububi bwacu. Kubw'ibyo rero umuntu utazaha agaciro icyo gikorwa cyakozwe azabazwa ayo maraso. Ariko uyu munsi ukubitana n'umuntu musangira urumogi, ugahita umubwira utagakapu mani gakubite ku rutugu, uyu munsi ndinjirana urumogi, wowe winjirane kanyanga. Barangiza baca muri humye bakagenda.
umukajya kumva barimo baraganira, mani amaraso yanjye n'ayawe bigize gute, birahura mani, uri umuntu wanjye. Bahuje amaraso meza cyangwa amaraso mabi? Niki kizakubwira ko ufite amaraso mabi? Nuko uzaza ushaka abapfuye nkawe kugira ngo mupfane. Ubundi niba uzi kuri mubi, wakagombye gutora umuntu mwiza mugendana. Kubera iki? Loti yari umuntu usanzwe, ariko Loti kuva yatangira kugendana na Aburahamu, Loti yatangiye kugira amakenga, atangira kumenya agaciro ko gusenga. Loti kumenya Imana byatumye amenya agaciro k'umushyitsi. Umunsi umwe Loti yibonera abagabo 3 barimo kugenda, abagabo 2 barimo kugenda. Loti arabahagarika, bagabo murimo muragenda, uyu mujyi ko ari mubi, bukaba bwije, ko mbona n'iminwa yumye mushonje, mwanyemerera kubw'umutekano wanyu no gufatwa neza kwanyu, mwaje mukarari wanjye mukazakomeza urugendo ejo. Abamarayika barangije babwira Loti bati, rero hirya y'intambara y'abatinganyi bari ku muryango, tuje kureba uko Sodoma imeze, tuje no kureba ko haba harimo umuntu umwe ushyira mu gaciro. None dusanze Sodoma ari mbi nk'uko abaharega bavuga, ariko byibuze tuhasanze umuntu ugerageza gushyira mu gaciro, ari we wowe. Bwira abakwe bawe n'abana bawe basohoke muri Sodoma, tugiye kuyirimbura. Kubana n'umuntu mwiza ukamukoperaho ibintu byiza, iyo uri umuhanga mu kwiga, hari igihe birangira uhuye n'Imana yamuhinduye. Ugendana nande? Ugendana nande? Biri muri gahunda ya Satani kudushakira inshuti tuzagendana, zizatuma mu buzima duhora tubara iminsi twarakererewe, kugeza igihe n'ubwami bw'ijuru tuzasanga tutarabwiteguye. Ugendana nande? Inshuti zanjye nihuta, ijambo ry'Imana bamaze kubwira uyu muntu ko agomba kwizera umwami Yesu, kandi bamubwiye ko arakira, namara gukira n'abo mu rugo rwe barakira. Icya kabiri bamukoreye gikomeye, bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Amen. Icya mbere ni ukwizera, ariko kwizera ni kugomba kugendera mu bujiji. Nta muntu ugomba kuvuga ngo umwami Yesu ni umwami gusa. Tugomba no kugira umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, tugomba kugira umwanya wo gucukumbura. Batangiye kumusobanurira ibyanditswe byera, bamubwira ijambo ry'Imana. Umugabo yumva biraryoshye, yumva ibyo bintu n'ubwa mbere abyumvise, arangije arababwira ati, mwahagaze ko ari njyewe, ari n'umugore wanjye n'abana banjye, twese twari babi. Nkaba numva aya magambo ntayakeneye njyenyine, mwanyemereye tugahagarika tukamanukana tukajyana mu rugo, noneho aya magambo mukayanyigishanya n'umugore wanjye, kuko twese twarazengeranyije. Ubu ko mwicaye aha, iyo udafite Imana uzengereza ababyeyi, igihe kiragera n'ababyeyi badafite Imana nabo bakakuzengereza, mwese mukazengerezanya. Hari n'igihe noneho uba ufite n'ikibazo, ufite n'ikizungerezi. Ikizungerezi ni iki? Ikizungerezi ni iki? Mu gihe cya kera abakobwa basa neza cyane, wa mukobwa uguca ugahita wibagirwa aho wari ugiye, babitaga ikizungerezi. Rero ikizungerezi babaga ari abantu bafite uburara, bafite n'isura nziza, ku buryo mwahuraga urimo kugenda gutya, warimo kuza gutya, ukaza kwibagirwa aho wari ugiye, bikarangira umugenda inyuma atera intambwe uyitera, ntumenye yuko wahinduye icyerekezo. Iyo ufite ibizungera muri wowe, warangiza ukagira n'ababyeyi n'abisi yazungereje, warangiza ukaba ufite n'umuntu w'ikizungerezi mu rukundo rwaragusajije, warataye kontrole, ubundi uba uri umupfu uri muri suwe. Uba uri umupfu uri muri suwe. Uretse Imana yonyine yatabara abajene, Satani yiteguye kubageza kure hashoboka. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana yararyumvise, riragenda ritandukanya ingingo n'umusokoro. Aho yibaga, ijambo ry'Imana rimwereka ko yiba. Aho yasambanaga, rimwereka ko asambana. Iyo Bibiliya ibumburiwe ubuzima bwawe,
nta kadefo na kamwe k'ubuzima bwawe utamenya. Natwe ubwacu dukoresha Bibiliya, iyo uyibumbuye ikwereka intege nke zawe, kandi abantu basenga babifuza kumera nkawe. Abantu baricara bakavuga bati Imana Nyagasani we, uwama nkibera nk'akanaka. Buriya ntiyibera mu ijuru koko. Bibiliya wayibumbura ikakwereka ko nawe uri umunyantege nke, hatabaye ubuntu bw'Imana no kurimbuka warimbuka. Wari wemera Bibiliya ikagukeba, ukibona umwanya wo kuyiga? Benshi hano ku ishuri barazibatumye, uretse kuzizana gusa mubona umwanya wo kuzisoma. Hano hari abana bafite ababyeyi b'abakirisitu, ababyeyi babo ni abagatulika, ababyeyi babo ni abisilamu, hari ababyeyi babo ni abadivantisite, abandi ababyeyi babo ni abarokore. Ariko ibaze kujya kugusaka mu gikapu bakagusangana n'icupa, bakagombye kugusangana ibitabo by'iwanyu, bakakubwira bati kuzana ibitabo byinshi, ukababwira uti njyewe iwacu turasenga, none baragufatana icupa. Reka mbabwire filime y'ubuzima bwawe. Nasomye amagambo y'uko ku munsi usoza amateka y'isi, ngo hejuru y'intebe Kristo azaba yicayeho hazaboneka umusaraba. Kuri uwo musaraba hazagaragara ikintu kimeze nka screen nini nziza imeze nk'iriya ya bose babireba. Ngo noneho buri muntu wese Imana izamwereka kuva ku kadomo ka mbere ko kuza kwe ku isi kugeza ku kadomo ka nyuma k'ubuzima bwe. Nta yindi pica y'undi muntu uzabona. Uzabona imbaraga Imana yakoresheje ngo ikuronke, n'uburyo nawe wakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo upfubye iby'Imana yakoherejeho. Uwo munsi uzaba ari umunsi w'igihombo ku bantu batakaje amahirwe yo guha agaciro iby'ijambo ry'Imana rivuga. Nshuti zanjye, nagira ngo mbasabe, birasaba iki kugira ngo ukunde ijambo ry'Imana? Birasaba iki ngo mu gitondo ujye usoma agasomo? Birasaba iki ngo ujye uzinduka hano muri ya masengesho tugira aha ngaha? Wicara usenge, ugire ikintu usaba Imana buri munsi. Bitari ibyo ubuzima bwawe buri mu manegeka. Amaze kubwirwa ijambo ry'Imana, icya gatatu Bibiliya iravuga ngo mu gicuku cy'iryo joro uwo mugabo arabajyana abuhagira inguma. Amen. Intambwe twahereye ku ntambwe ya mbere, Mwuka w'Imana yinjiye mu mutima, ibyubahiro bye byose birasenyuka, kwiyiringira kuvaho, avumbura ko ari mubi kandi avumbura yuko yenda kurimbuka. Barangije araza arabegera, baramubwira bati rero niba ushaka gukira izera umwami Yesu. Iyo ni intambwe. Amaze kwizera umwami Yesu, noneho yumva afite amatsiko yo kumenya ibigendanye n'umwami Yesu. Bamwigishije ijambo ry'Imana, arababwiye ati nimubinyigishanye n'urugo rwanjye kuko twese twararangiye, twese twapfuye rubi. Baramwigishije, bamaze kumwigisha aravuga ati rero ijambo ry'Imana iyo uryize ntufatirane ngo ufate umwanzuro, iyo ritinze muri wowe ntiriguhindure rirakudanangira. None rero ko ibi bintu ari byiza, nkaba numva natsinzwe, nifuza guhinduka. Uko bari barimo kumubwiriza, uko bari barimo kumubwira, yacishaga amaso ku maboko yabo, agacisha amaso ku maguru yabo. Yari yabakubise ku buryo bari babyimbye, bafite imibyimba irimo kugaragaza amaraso. Aho yafunze bya byuma ku maguru hagaragaraga ko yifunze amaraso. Umutima namuramubwira ngo intambwe ikurikiye omora abantu inguma kuko wabahemukiye. Umuntu w'umuhanga wari usanzwe azi gukubita abantu, wari usanzwe azi gukubita abantu akabica urubozo, burya ni nawe ubuze imiti yakoreshwa kugira ngo abafashe. Icyo yakoze ni iki rero? Yaragiye azana amavuta, arangije yaciye bugufi cyane. Yari yatangiye kumenya ko iminsi ye yo kujijwa yabaye myinshi. Yari yatangiye kubona ko iminsi yahise ibyo yakoraga byose ari ubugoryi. Afata amavuta atangira gushyira muri bya bisebe, atangira kubomora, agaragaza yuko yagize ubushake bwinshi mu kubangiza, afite ubushake bwinshi bwo kugira ngo bamererwe neza. Iyo ntambwe nutayitera ntabwo uzabona umwami Imana. Hari abantu wakomerekeje, hano
hano ku ishuri hari abantu wavuze, hari abantu wavangiye, hari abantu wateranyije, ababyeyi bawe warabacanze, iwanyu hahora amatiku kubera wowe ababyeyi papa wawe na mama wawe ntibakumvikanaho kubera karagiteri mbi ufite. Wagerageje guteranya ababyeyi bawe n'abayobozi bakuyobora ku ishuri, ufite abantu wahemukiye, ufite abantu wahemukiye wagiriye nabi. Hari abakobwa baje kugusura iwanyu urabasambanya, hari abantu wanywesheje inzoga kandi batari bafite umutima wo kuzinywa, hari abo wagiye uzanira amatabi kugira ngo bayagereho kuko bafite ubwoba, hari abantu wakomerekereje amateka ku buryo ibikomere byabo bizakomeza kuvamo amaraso. Mbere y'uko utera indi ntambwe ugomba kubanza ukomora imitima wakomerekeje. Hari abo washutse ngo urabakunda ariko ari ukubakereza gusa. Reka ngiye ikintu mbabwira, uko muri aha ngaha namwe ubwanyu mufite abandi babakomerekeje, ariko mbere y'uko utera indi ntambwe ijambo ry'Imana iyo rigutsinze usaba imbabazi abo wahemukiye, ugasaba Imana komora imitima wakomerekeje. Bishoboka ko uyu mugabo yagize amahirwe n'umugore babana yari yaramukomerekeje, uyu mugabo yari yarakomerekeje abana. Kwihana rero kwamusabaga ko afite uburyo ari busabe imbabazi abana be yahemukiye, ari busabe umugore we imbabazi, ari busabe Imana imbabazi nabo yahemukiye. Umuntu udasaba Imana imbabazi ngo yiyunge nayo afite ikibazo gikomeye. Idini ryose waba urimo nibashake bakushuke ngo uzajya mu ijuru, izi ntambwe nutazicamo ntago bizakunda. Amaze rero kubomora inguma, Bibiliya iravuga ngo aritegereza abona ibisabwa byose ngo umuntu arokoke yabikoze, ariko hasigaye ikintu kimwe. Bibiliya iravuga ngo ahera ko abatizanywa n'abe bose, muvuge ngo amena. Igihe cyo kubatizwa cyari kigeze, yaricaye aravuga ati rero abantu bari banzi nk'umurakare, abantu bari banzi nk'umugome, ariko Imana hari icyo yakoze mu mutima wanjye, ariko hari n'icyo ngomba gukora mu maso y'abantu. Afata umwanzuro wo kubatizwa. Kubatizwa kubera iki yabikoze? Bibiliya muri Matayo 3 Yesu arimo kujya impaka na Yohana. Yesu yabwiye Yohana ngo emera ubikore, emera umbatize kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Bibiliya iravuga ngo amaze kubatizwa ahera ko ava mu mazi. Kuva mu mazi bisobanuye iki? Ubu hano nicaranye n'abantu babatijwe ku gahanga. Fata utuzi batujugunya ku gahanga, baragutuburira bati urabatijwe. No kubera iki Yesu yabatirijwe muri Yorodani? Umubatizo ufitanye isano no gukira k'umwana w'umuntu. Bibiliya ibigaragaza neza mu gitabo cy'Abaroma. Murebe Abaroma 6. Kubatizwa mu mazi menshi bifitanye isano no gukira k'umutima. Kubatizwa mu gahanga nta hantu na hamwe Bibiliya ibyerekana. Nubigumana uzabigumane nk'umuntu ushaka kuguma mu kintu amazemo igihe, ariko ntuzabigumane nk'ibintu byerekana ko hari Bibiliya ibyerekana. Impamvu umuntu agomba kubatizwa ni impamvu y'Imana. Nta ugomba kubatizwa ngo ajye mu idini kuko asengera misi, nta ugomba kujya kubatizwa mu idini kuko asengera umunyapolitike, ntugomba kuza kubatizwa ari yindi mibare. Ugomba kuza kubatizwa kubera ko ibibanza byose Imana yabigukoresheje, iragusaba ko ari cyo cyonyine cyari gisigaye. Iyo tugeze ku mubatizo rero abantu baratangira ngo hoyango noneho ngo atangiye kuganira nabi. Bibiliya iravuga ngo uwizera akabatizwa azagira gute? Azakizwa. Ariko utizera ntibishoboka yuko abona Imana, ntago bishoboka. Abaroma 6:1 nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo
twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Ibyo nicyo bisobanuye kurengwaho n'amazi ntihagire n'agasatsi gasigara hejuru. Ni ikimenyetso cy'uko upfanye na Kristo. Rero iyo umupasitoro yongeye kukuzamura mu mazi ukavamo hasi yakurengeye akuzamuye, abantu bari aho abatirizwaga nibo bakoma amashyi kuko si wowe uyakoma. Baravuga bati uko biri kose ubwo ahambanywe na Kristo agiye kuzukana nawe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Amen. Ngubwo ubusobanuro bw'umubatizo w'amazi menshi. Kuva uyu munsi rero umenye yuko Bibiliya igaragaza neza agaciro ko kubatizwa mu mazi menshi. Nimureba neza muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 22, Yohana yongera guhamya Yesu. Hanyuma y'ibyo Yohana ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'Iyudaya, atinda nayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'i Salemu. Kuki Yohana yabatirizaga mu Ayinoni bugufi bw'i Salemu? Kuko ariho hari abantu barazaga bakabatizwa. Muvuge ngo amena. Ntabwo byari bimunaniye gushyira amazi mu ijage ngo narangiza avuga amagambo ngo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka w'iki wera. Yohana yarazi uburemere bwo kubatizwa mu mazi menshi. Icyo yakoze ni iki rero? Yajyanaga abantu akababwira ati wowe ugiye kubatizwa, ibyishimo by'Imana birahenda. Kora urugendo turenga imisozi tujye gushaka aho amazi menshi agize gute ari. Ariko abantu b'iki gihe barashaka ibyishimo biciriritse. Aya magambo yo mu byakozwe n'intumwa arakomeye. Hamaze kubatizanywa n'abe rero, Bibiliya iravuga ngo arabazamura abajyana iwe arabagaburira. Amen. Imirimo myiza yo gukiranuka niyo igomba gukurikira umuntu wagize gute wabatijwe. Ntitubatirizwa kuba ibisambo, ntabwo tubatirizwa kuba abantu b'Imana, ntitubatirizwa kuba intagondwa. Oya, ahubwo abantu wazengereje uba ugomba gutuma baruhuka, ugahinduka umuntu ufite imico myiza yahindutse. Ba bantu yahise yibuka yuko bamaze iminsi 2 batarya kuva bafungwa, abwira umugore ati teka neza. Imana yaduhinduriye ubuzima, arabazamukana arabagaburira. Bibiliya bazifite haravuga ngo yishimana cyane n'abo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana. Amen. Dusoje umunezero. Awubonye ntawubonye? Yabonye ibyishimo. Bibiliya yita ibyishimo byinshi cyane. None ntuzabona umunezero nutashakisha Imana. Hari amagambo akomeye nagira ngo dusangire. Bibiliya muri Yobu 36 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo niba yumvira, amen, bakayikorera, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bazamara n'imyaka yabo mu byishimo. Ihame riraha ni irihe? Niwumvira Imana, icya kabiri ukayikorera, uzamara iminsi uguwe neza kandi imyaka yawe yose izarangwamo ibyishimo. Igisubizo cya mwene data ufite ibyishimo bizagarukira mu myaka 25. Wumviye Imana warangiza ukayikorera, ubu uzagira ibyishimo mpaka ushaje. Zaburi 11:16 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amen. Mu kuboko kurimo ibinezeza by'iteka ryose ni ukuboko kwande? Ni ukuboko kwa Yesu. Imbere y'Imana niho hari ibyishimo byuzuye gusa. Uyu muntu rero amaze gutera ziriya ntambwe yagize umunezero. Yesaya 24 itwereka yuko uyu munsi wa none abantu bafite umunezero uva ku ndirimbo, abantu bafite umunezero uva ku nzoga, abantu bafite umunezero uva mu myenda,
ariko hari igihe kizagera ku isi ibintu bihinduke, amasoko y'umunezero n'ibyishimo yose akame, hasigara abantu bafite umunezero bakomora ku Mana. Yesaya 24:8, Bibiliya iravuga ngo ibyishimo bitewe n'amashako. Amashako byari ibikoresho by'umuziki bya kera. Ibyishimo bitewe n'amashako birashize, urusaku rw'abantu banezerwa rurahoze. Mujya mwumva umunezero abantu bagira iyo Rayon Sport yatsinze, ujya kumva igihugu cyose wa urusaku iyo APR itsinze, ujya kumva igihugu cyose wa. Hari igihe ibyo mwita ibyishimo bizakama. Bibiliya iravuga ngo urusaku rw'abanezerewe rurahoze, umunezero utewe n'inanga urashize. Ntibazanywa vino baririmba, ibisindisha bizarurira ababinywa. Hari igihe Imana izemera ko ikibazo cy'umutima wawe kiremera, ugerageza unywa inzoga byange, ujye mu kabyiniro baririmba indirimbo wumve nta kintu zimaze, wicare winezeze wumve nta kintu kirimo, uzabimenye kuri umwana w'ikirara Yesu akeneye kugaruka. Nshuti zanjye, mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 8, Bibiliya irambwira ngo uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutaramureba muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa. Amen. Abana b'Imana dufite ibyishimo byiza. Ibyishimo byacu ntabwo bikurura amarangamutima yacu, ariko bituma kwizera kwacu kuduha kurama. Ndagusaba uyu munsi guhindura ibyishimo. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe 18:7, aho bari barimo kuvuga Babuloni, ngo Imana izayihanira yuko Babuloni yagiye yishima ibyishimo bibi. Niyo mpamvu nshaka kubabwira amagambo akomeye ari hano, twihuta twerekeza ku musozo. Ese ibyishimo n'umunezero biri buve? Amagambo ari mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore page 85. Nta cyizere Kristo yaduhaye cyuko kugera ku gutungana kw'imico ari ikintu cyoroshye. Kugira ngo kamere yawe uyikire ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntabwo imico itunganye rwose y'ubupfura umuntu ayiragwa n'ababyeyi, hoya. Nta nubwo itugeraho by'impanuka. Imico itunganye igerwaho kubw'umuhati umuntu ku giti cye akoresha binyuze mu buntu bwa Kristo ndetse n'ibyo yadukoreye. Imana itanga impano n'imbaraga z'ubwenge maze tukarema imico yacu. Iyo mico iremwa binyuze mu rugamba rukomeye kandi rukaze umuntu wese arwana n'inarijye. Munega amatwi, urugamba rugenda rusimburana n'urundi. Urwo rugamba rugomba kurwanwa n'umuntu ahanganye n'imico yakomoye ku babyeyi be. Muri twe hari weakness twakomoye ku maraso ya ba data na ba mama. Nasomye amagambo yuko umusambanyi n'umunywi w'inzoga n'umuntu ugira ishyari, ibyo bintu iyo bateye inda bigenda mu ntanga. Ni ukuvuga ngo abasinzi baraga abana babo inyota, abasambanyi baraga abana babo ikintu cyitwa ubusambanyi. Abantu bagira ishyari babyara abana barifite ku buryo ubona input papa we yamushyizemo umwana azagira output nyinshi. Icyo nagira mbabwire ngiki, urugamba dufite rurakomeye. Icya mbere turanduyemo imbere, icya kabiri twanduye inyuma. Twebwe dufite amaraso y'ababyeyi bacu atugendamo, dufite amaraso ya Adamu atugendamo. Izo ni weakness ebyiri. Twarangiza tukagira n'abantu babi tugendana nabo dutwaje amafoda. Umuntu akaba afite foda y'inzangano z'amoko ukaba ni wowe yimutwaza. Umuntu akaba afite foda y'ubujajwa akaba ari wowe yimutwaza. Harya nyibutsa ejo twari tugeze kuri ya nkweto ya Kevine, yari yaje yambaye inkweto ubona iciriritse kabisa. Urakoze kunyibutsa, nicyo nkukundira. Urumva utamutwaza ubujajwa? Uko turi babi dufite n'ikibazo cyo kugira imigambi mibi,
kandi ahazaza hacu naho hazaba habi. Urugamba rero rwo kugira ngo ugire imico myiza ni urugamba ugomba guhagurukira, rukakuraza amajoro uririra Imana, ukumva yuko ari wowe ubangamye, ukibaza impamvu abanyamafuti bose bafashwe mu kigo uburimo, ukibaza impamvu buri bupagani bwose bwavutse ubu buhagarariye. Ukwiye kumva nawe wigiriye agahinda. Hagomba gukoreshwa imbaraga nyinshi kuri uru rugamba, kandi inshuti yanjye bizadusaba kwinenga twebwe ubwacu, kandi twe kwemera ko hari ibibi birangwa mu mico bisigara bidakosowe. Ni muryohe kugira umuntu n'umwe uvuga ati ntabwo nshobora gukosora inenge zo mu mico yanjye. Umuntu wese uraha ntihagire uvuga ngo igihe cyanjye cyararenze. Njyewe nkurikije imyaka nkweye inzoga byararangiye. Musoni nibyo watubwirije wakoze, ariko aho ngeze ngewe ntago nakosoka. Rwose wihangane watubwirije, ariko uburaya imyaka mbukoze nabutangiye ndi muri P5. Ubu rero urumva warakererewe rwose, ukundi nta kindi kintu nahinduraho, n'Imana irabibona. Ngo umuntu ufashe umwanzuro nk'uwo aba yerekanye ko ijuru nta mbaraga rifite, nta n'amaboko rifite. Ubu uciye Imana amaboko, kuko Imana ifite amaboko yo kugukura mu bibi ikagushyira mu byiza. Imana yakuremye ikakubumbabumba, amaboko yayo aracyafite icyo yakora kuri wowe kugira ngo uhindurirwe amateka. Nshuti zanjye, aya magambo turimo gusorezaho arakomeye. Nugera kuri uwo mwanzuro byanze bikunze ntuzashobora kugera ku bugingo buhoraho. Ibitashoboka bishingiye mu bushake bwawe bwite, nutabishaka icyo gihe ntuzashobora kunesha. Ingorane nyakuri ikomoka mu gusayisha k'umutima utejejwe, ndetse no kutagira ubushake bwo kwitanga. Muri uyu munsi ngibi ibyishimo by'Imana birahenda. Ndasaba Imana ngo ibakure ku nzoga, ibashakire ibindi byishimo. Ndasaba Imana ngo ibakure mu matsinda mabi, ibashakire ibyishimo byo mu nzu y'Imana. Ndasaba Imana ngo ibakure ku byishimo by'ubusambanyi, ibashyire ku byishimo byo gutegerezanya amatsiko uwo muzabana. Ndasaba Imana ngo ibakure ku byishimo bikomoka ku mafilime mabi mureba, itangire ibahe viziyo y'ubwami bw'Imana n'ahazaza habera. Imana ibibakorere mu izina rya Yesu. Cya kabiri ni isoni. Ibyo bintu kugeza igihe Yesu azazira, hari abantu bazabura ubugingo buhoraho bitewe n'ibyo bintu bibiri. Atari uko ari babi gusa, ahubwo ububi bwabo ari bubiri: kugira isoni zo kwiyegurira Imana, kugira ubwoba bw'ahazaza ukanga kwiyegurira Imana. Ni igihombo gikomeye. Abo dufatanya indirimbo iravuga ngo byose nabituye i Karuvari. Reka nsabe abo dufatanya kuririmba bafate mikrofone, iyi ndirimbo tuyiririmbe, kandi turayiririmba duhagurutse. Amaganya yawe uyu munsi. Byose nabituye i Karuvari, Yesu ari bugufi. Byose turirimbe twese. Byose nabituye i Karuvari, oh Karuvari, Karuvari. Byose nabituye i Karuvari, Yesu ari bugufi. Mutima ubabaye cyane, witinya bintu bituye i Karuvari muri iki gitondo. Byose bintu bituye i Karuvari, Yesu ari bugufi.
turasoje. Mushiki wacu urimo gutambuka, niba urimo gutambuka, niba muri iki gitondo ufite icyifuzo cyo guhindurirwa imibereho, uyu munsi ijuru riri kumwe natwe muri iki gitondo. Ntiwinangire, kuko uwinangiye uyu munsi azakomeza kubona ibimunangira, ariko niwegurira Imana ubuzima bwawe uzabaho wishimye, uzabaho unezerewe. Mureke dusenge. Horaho Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twatangiye tuganira twibaza ibyishimo byuzuye. Ijambo ryawe ritweretse ibyishimo byiza n'inkomoko yabyo, kandi ritweretse ibyishimo bibi. Ijambo ryawe ritweretse ko abasore bafite ibintu byinshi bashakira mu munezero, ariko umunezero wose bazashaka bari hanze yawe ntibazapfa bawubonye. None abana bawe barahagurutse, basanze urugendo rwo gushakisha umunezero rwaratumye bajya kure y'isoko y'umunezero nyakuri. Bagarutse kuri wowe. I Karuvari haramutse habaye bugufi, n'ibisubizo byacu byaba biri hafi yacu. Utubabarira ibyaha byacu, amateka yacu yayisu yirengagize. Abana bawe barahagurutse, dore nabo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Barifuza kukwizera, barifuza kuyoboka ijambo ryawe, barifuza kubyarwa ubwa kabiri. Kandi Mwami Uwiteka, barifuza yuko wabafasha bagahindura amateka yo gukomeretsa abagize, bagahinduka babasha gukiza imitima. Ngaho rero wowe uri kumwe natwe kuri uyu musozo w'iki cyigisho, uduhe amasezerano yawe tuyapfumbate. Dupfumbatisha amasezerano yo kubabarirwa, dupfumbatisha amasezerano y'uko uzatubera umubyeyi tukakubera abana, dupfumbatisha amasezerano y'uko udukuye mu gihugu cy'umwijima udutangije urugendo rujya i Kanani. Kandi ahazaza haba abana bawe, ubwo bahashyize mu biganza byawe, uzabarindira ahazaza, uzabarindira umutekano, uzabarindira umugisha ubahaye kugeza kuri urya munsi uzagaruka. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Turararikwa ngo tugende hose tuvuge iby'agakiza. Abatangiye umurimo bamaze kunanirwa, kubarebera sibyo nawe ufite inshingano. Hariho urukundo rw'iyaduhamagaye, hariho n'Imana yatwihereye, kugira ngo twamamaze inkuru y'uwo mukiza. Buri wese ukukwe ngo dusohoze inshingano. Hariho urukundo rw'iyaduhamagaye, hariho n'Imana yatwihereye, kugira ngo twamamaze inkuru y'uwo mukiza. Buri wese ukukwe ngo dusohoze inshingano. Impano yawe nini, nanjye mfata impano yanjye ntoya, tuzihurize mu murimo w'Imana, tutagambiriye gushimwa n'abantu. Iyo hariho urukundo rw'iyaduhamagaye, hariho n'Imana yatwihereye, kugira ngo twamamaze inkuru y'uwo mukiza. Buri wese ukukwe ngo dusohoze inshingano. Iyo hariho urukundo rw'iyaduhamagaye, hariho n'Imana yatwihereye, kugira ngo twamamaze inkuru y'uwo mukiza. Buri wese ukukwe ngo dusohoze inshingano. Kugenzura abandi, hariho n'intwari mu kunenga abagenzi. Urahugira muri byo muvandimwe, ingororano n'izizu uzahembwa iki? Hariho urukundo rw'iyaduhamagaye, hariho n'Imana yatwihereye, kugira ngo twamamaze inkuru y'uwo mukiza. Buri wese ukukwe
ngo dusohoze inshingano. Iyo ari urukundo rwiyaduhamagaye, hariho impano yatwihereye kugira ngo twamamaze inkuru y'uwo mukiza buri wese ukubwe, ngo dusohoze inshingano. Iyo ari urukundo rwiyaduhamagaye, hariho impano yatwihereye kugira ngo twamamaze inkuru y'uwo mukiza buri wese ukubwe, ngo dusohoze inshingano. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.